Ayi mana y'ukuri komeza kunyobora urashishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nta gufite binera ubwoba maganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Imana ishimwe, ndongera ndanezerewe bakunzi b'Ubugingo TV. Twari dukumburanye, arashize igihe tutavugana cyangwa tutabana hano ku icano y'Ubugingo TV. Imana y'amahoro, reka mbabwire ngo nibahe umugisha, mwege mutwibutsa mukatuganiriza mukatubwira ngo mbese ko mwari mwarabuze, bitugaragariza ko mudukunda, kandi nanjye reka mbabwire ngo ndabakunda. Nshimye Imana yatumye ifungura uyu murongo ivugabutumwa, kandi abantu badukunda mujye mudusengera kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugere ku isi yose. N'umugisha ukomeye kongera kugaruka imbere yanyu, n'umugisha ukomeye ku bantu badahwema kudusengera. Reka mbabwire ngo Imana mukorera izabiture kandi izabibuke ku munsi w'amateka, namwe izabane namwe. Mu ijambo rimwe, ndanezerewe cyane. Nge ubari imbere ni Prophet Rukundo, tubana kenshi mu byo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndanezerewe kongera kuza imbere yanyu, ndanezerewe kongera guhagarara imbere yanyu, dukomeza tubana mu ijambo ry'Imana. Ni umwanya mwiza uhawe, nanjye mpawe, ariko ujye unkundira ubutumwa ubusangize ku bandi, kugira ngo bumve icyo Imana iganira natwe, kandi n'abazajya banyurwa n'ibyo dukora. Yewe nyaboneka ujye ubitumenyesha hepfo muri comment, utubwire, biratwubaka, bituma tumenya icyo twakosora ndetse n'icyo twakongeraho. N'abantu bazajya bifuza kuba hari abantu twabazanira, mujye mubitubwira. Ni ukuri tuzadukora ibishoboka, ubushobozi bwacu buke, ariko tubikore kuko nitubereyeho ku bwanyu, tubereyeho ku bwanyu mwe mudahwema kutwereka ko muri imfura kandi muri abacu mu buryo bw'umwuka. Reka mvuge mu ijambo rimwe ngo uwera nabampera umugisha, uwera azajya bibuka ku munsi w'amateka. Imana ishimwe. Uyu munsi nabwo hari ubutumwa Imana yongeye kunshyira ku mutima kugira ngo mbagezeho, cyane ko ni umugisha ukomeye, kuko Imana ihora itekereza ku bantu bayo, ihora itekereza ku bantu basenga, ihora itekereza ku bantu babana nayo. Nshuti muvandimwe, Imana twiringiye kandi Imana dukorera ni Imana y'urukundo, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana yaremye ibi byose turiho tubona, ni Imana yakuremye itarakurema mu nda ya nyoko, irakumenya, imenya neza ko uri uw'agaciro imbere yayo. Ni nacyo cyatumye uwo mwuka uhumeka, nanjye uyu mwuka mpumeka, ni ukugira ngo njye nawe tugere kino gihe duhumeka, tuvuga, dusenga, tubana nayo. Icyatumye Imana igusigaza ni ukugira ngo igihe nk'iki utunganye ibidatunganye. Iyo abantu bavuga utunganye ibidatunganye, abantu benshi bibaza ngo mbese ni ibihe bidatunganye? Nanjye nakibaza. Nta kindi Imana yagushyigiye ku isi, ni ukugira ngo uyiramye, usenge, kandi ukore ibyo yagugize gute igushakaho. Harimo kwirinda icyaha, harimo no gukorera Imana udacogora, harimo gufasha abatishoboye, harimo kudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye. Iyo nayo ni imirimo myiza Imana izajya yibukiraho abantu bayikorera: gusenga, kuvuga ubutumwa, ndetse no kutubwira ngo kuraje. Wari uzi ko nabyo ari umurimo w'Imana ubukoze, kutwandika itubwira ngo amina, kutwandika itubwira ngo mukomerezaho, kutwandika itubwira ngo turafashwa, kutwandika itubwira ngo ubutumwa mutambutsa budukora ku mitima. Icyo ni ikintu cyiza uba ukoze, kandi Imana izakwibukiraho. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro cyane. Nagarutse n'ubundi kongera gutambutsa message, kongera gutambutsa ubutumwa bwiza Imana iri gushaka ku bantu bayo. Uyu munsi ubutumwa mfite buri mu byanditswe byera, n'ubundi ni ibyahishuriwe Yohana
byahishuwe ni ibice byaho 7 ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa 4. Ibyahishuwe ibice 7 ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Haravuga umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, ngo kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu inyanja cyangwa mu kintu cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira ba marayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyiraho ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni agahumbi n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisiraheli. Imana iduhane umugisha. Aya magambo ngo n'Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Uyu munsi yo tuvuga Abisiraheli ntabwo turi kuvuga bano bo mu gihugu cya Isiraheli cyane ko wenda nibyo ni byiza, ubuhanuzi bwamanukiye Yohana ari kumenyesha boko bwa Isiraheli, ariko iri jambo nivuga Abisiraheli ntumve ko ari Abisiraheli babwirwa bo mu gihugu cya Isiraheli, oya, ahubwo ni wowe ubwawe. Abantu bose bizeye Kristo twahise twitwa ubwoko bw'Imana, natwe twahawe izina ry'irishya ryo kwitwa Abaisiraheli, cyane ko natwe turi umwe mu muryango w'ababarirwa mu Bisiraheli kuko twizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, cyane ko uyu mwami Yesu tuvuga nawe akomoka mu muryango w'Abisiraheli. Natwe tukimara kumwizera twahise duhabwa uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana, twahise duhabwa uburenganzira bwo kwitwa Abaisiraheli. Imana ishimwe. N'umugisha rero mwiza uhawe nanjye mpawe wo kukugezaho ubu butumwa bwabwirwaga Abaisiraheli. Iki gihe numve ko ari bo, ahubwo numve ko ari wowe uri kubwirwa. Imana ishimwe. Ndetse bavuga Yohana amara guhishurirwa aya magambo aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4. Abamarayika isi dutuyeho ifite impande 4, kandi izo mpande 4 zose zihagazeho abamarayika. Abo bamarayika 4 bari bahagaze ku mpande 4 z'isi. Yohana yerekwaga ngo bari bafite umugambi, hari umugambi wo kubabaza isi, hari umugambi w'ikisi turiho igiye kugira iherezo. Isi duhagazeho, reka mbabwire bene data, mwari muzi ku isi nubwo tuyiriho, nubwo tuyikunze, ariko izashira. Abantu benshi iyo tubivuga ntago babyumva, abantu benshi tubitangaza batwita abasazi, ariko reka tubabwire, tubakura inzira ku murima. Bene data, iyi si izarangira. Imana ishimwe. Kandi abantu bazarokoka n'abantu bafite ikimenyetso. Iki kimenyetso tuvuga abantu bakibaza ngo ni iki? Iki kimenyetso ni ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo y'umwana w'intama w'Imana. Kwizera Yesu Kristo ni kimwe mu kimenyetso uhabwa iyo umaze kumwizera nk'umwami n'umukiza. Uhabwa ikimenyetso, mbega ububaye ukuwe mu gitabo cy'urupfu ukajya mu gitabo cy'ubugingo bw'iteka. Nakibaza nanjye nkubaza, mbese kugira ngo uhabwe ikimenyetso urasabwa iki? Ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe cyane. Nuko rero aya magambo yanditswe na Yohana akimara kuyatangaza, ahishurirwa ku isi. Hari umubabaro ugiye kuza, hari ibyago bigiye kuyongera, hari agahinda kagiye kuyongera. Utarabashije kubana n'Imana, utarakiranutse neza, uwo mubabaro ugiye kumugwira. Kandi hagiye kubaho ibihe bitigeze kubaho ukundi, hagiye kubaho umubabaro utarigeze kubaho ukundi, hagiye kubaho inzara itarigeze kubaho ukundi. Uzarindwa n'ufite ikimenyetso. Rero ndashishikariza umuntu wese kwizera Kristo, ndashishikariza isi muri
rusange gusenga Imana. Ndashishikariza abantu kongera kugira urukundo. Ndashishikariza wowe udukurikiye kuba wakongera ukavuga uti mbese ubanye n'Imana gute. Biragatsindwa n'uteka Imana guturanye n'umuturanyi agasonza utanagira n'icyo umumarira. Nge hari umuntu duturanye iminsi yashize narishimye njya kubona mbona atunguwe no kumbwira ngo ngwino dusangire. Ariko wakibaza abantu cyangwa aho utuye usangiye n'abantu bangahe? Ni ikibazo. Tugerageza kuvuga ubutumwa n'ibyo ni byiza, ariko dukora n'imirimo izatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugire neza, Imana idutabare. Ku murongo wa 4 niho habisobanuye nako kuwa 3 haravuga ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Imana ishimwe. Imbata z'Imana, abantu bizera Kristo bafite ikimenyetso. Natangiye kureba mvuga ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora, uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Wanyemerera ahantu uri ukabwira Imana ngo Mana nanjye ndifuza gukora ibyo ushaka. Ibyo Imana igushakaho ni ibihe? Ni imirimo ya gikristo, ni ugusenga, ni ugukiranuka, ni ukubana n'abana amahoro, ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo. Reka nkubaze wowe udukurikiye, mbese uracyabikora? Mbese uracyabana n'Imana neza? Mbese uracyakunda gusenga? Imana itugirire neza. Soje nkubaza, tujye gusengana Imana. Nkubaze ngo mbese uracyari mu ruhande rw'Imana ikunda? Mbese ufite ikimenyetso? Ufite ikimenyetso cya Kristo abasha gukora ibyo Imana ishaka. Ufite iki kimenyetso cya Kristo abasha kugenda nk'uko Imana ishaka. Ufite ikimenyetso cya Kristo abasha kwihangana. Ijambo riratubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Bitewe n'ubuzima urimo, bitewe n'agahinda ufite, bitewe n'intambara ufite, birashoboka ko wacitse intege, ariko nkugarutse iruhande kugira ngo ubwire kandi ngukangurira kwegera Imana, gukunda Imana, gusenga Imana, gusubira mu bihe byawe bya mbere, kugira ngo igihe isi igiye guterwa n'umwijima, isi igiye guhinduka abantu, isi igiye guhura wa syndrome, igiye guhura n'ibibazo bikomeye, ariko umuntu wabashije kwizera Imana, umuntu ubasha gusenga Imana, niwe uzarokoka ibihe bikomeye bigiye kuza. Njyewe nshobora kwibaza cyangwa bitewe nuko ndi kubona ayiwacu bimeze, ese nawe tekereza iwanyu bimeze bite? Aho mu rugo bimeze bite? Ese ukurikije urabona nta gacu k'impinduka kariho? Urabona urukundo rutari gukonja? Nimushake ikimenyetso cy'Uwiteka Imana, nimusenga Imana, Imana ibashyire ikimenyetso. Ikimenyetso tuvuga ni ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo. Imana ishimwe. Kwizera Imana, kubana n'Imana, kugira urukundo bizatuma Imana ibana namwe. Imana ishimwe. Ndanezera umutima wanjye kongera kubagaruka imbere yanyu, ariko nari nuzuye no kubabwira ngo bene data, nidusenga Imana kandi tugire imbuto za Kristo. Twere imbuto zikwiriye abihanye. Tuve mu magambo, tuve mu gusebanya, tuve mu bweskoro, tuve mu kubeshya, tuve mu bidafite gahunda, kuko iminsi ni mibi. Iminsi ni mibi bene data. Niduhunge umujinya uzatera. Reka dusenge n'Imana mwayi no jambo. Ndagushimiye Yesu, humugisha abantu badukurikiye, humugisha umuntu uciye bugufiya akumvira ijambo agatsindwa n'iri jambo. Numugirire neza, numwagure. Iyi si igiye guhura n'akaga, iyi si igiye guhinduka, iyi si izarangira, ariko umuntu wese mwami wanjye umushoboze gukiranuka, umushoboze ukora ibyo wishimira. Imbaraga z'Umwuka Wera zirekeje rino jambo, kandi Kristo umugisha umuntu wese umvisha ubutumwa bwiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha, kandi turabakunda, turabazirikana cyane ko nkunda kubwira abantu bambona imbere yanyu, nimuzajya mubona mujye mubonamo gusenga, mujye mubonamo kubana n'Imana mu buryo bw'umwuka, kandi tubashe kubana mu buryo gusenga, cyane ko twahamagariwe gusenga. Ndanezerewe rero kubw'ubutumwa bwiza. Rero mboneye kubwira ngo wowe utarakora subscribe, nagusaba kuyikora, ubundi ukajya uhora ubana natwe mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda. Shalom, shalom, shalom.